Umwarimu wagaragaye arwana n'umunyeshuri arafunze. Polisi yo mu gihugu cya Ghana yatangaje umwarimu w'umuhungu warwanaga akubita cyane umukobwa w'umunyeshuri. Ni ifoto yasakaye ku mbuga nkoranyambaga ndetse inababaza abatari bake, by'umwihariko benshi banenga uyu musore wafashe uyu mwanzuro w'ubugwari, ndetse benshi bavuga ko ari ububwa bwo gukubita umukobwa cyangwa se gukubita umunyeshuri w'igitsina gore, akamukubita yihanukiriye akarwana nawe kagira ngo ari kurwana n'umuhungu mugenzi we. Muri ubu buzima tubayemo mu buzima bwa buri munsi ntabwo biba bigaragara neza kuba wakubita umuntu w'igitsina gore, yewe n'amategeko yabashyiriyeho ingingo zibarengera mu buryo bwose bushoboka. Gusa bisa n'igitangaza cyangwa se ubugwari kubona umuntu w'umugabo ari gukubita umuntu w'igitsina gore, kabishwe n'ubwo yaba amurusha imbaraga. Igitsina gore cyaremewe kubahwa ndetse no gukundwa by'intangarugero, cyane ko abantu b'igitsina gore bagira umutima woroshye. Gusa bamwe mu bagabo ba mutima muke ntago ibyo babikozwa. Hari abadashyira mu gaciro bafashe imyanzuro irimo nko guhohotera abantu b'igitsina gore, kurwana, kubakubita, kubatoteza n'ibindi bishobora kuganisha ku cyaha ndetse no kubagiraho ingaruka mu buryo bw'imitekerereze yabo. Niyo mpamvu uyu munsi wa none bamwe mu bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga bakunze kubona inkuru zitandukanye zivuga inkuru z'inkundo, inkuru z'abarwanye, yaba abagabo cyangwa se abandi bantu batandukanye. Gusa bisa n'amahano kubona umuntu w'umugabo yagiye hejuru y'umugore agahondagura, agakubita nk'uri gukubita umugabo mugenzi we. Ibintu binatera agahinda bikanababaza abatari bake, by'umwihariko abakoresha imbuga nkoranyambaga. Uyu munsi wa none nta gitangaza kirimo kubona umugabo akubita umugabo mugenzi we, kubera yuko ibyo ntacyo bitwaye. Gusa bitera intimba n'agahinda kubona umuntu w'umugabo akubita umuntu w'igitsina gore, akamukubita yihanukiriye, agahana nk'uhana umwana we ndetse akanamukubitana nabi cyane. Nibyo byagaragaye kuri uyu mwarimu wigisha kaminuza mu gihugu cya Ghana, waje kugaragara akubita umunyeshuri mu buryo budasanzwe, aho yari muri hejuru arimo aramuhondagura inkonji anamukubita mu isura. Iyi foto ikijya hanze ku mbuga nkoranyambaga yaje kuba inengwa n'abatari bake, by'umwihariko bamwe mu bakuru cyangwa se abafite umuco w'ibihugu bitandukanye babamo banenze uyu mwarimu, bavuga yuko atari indangagaciro zikwiye kuranga umuntu w'igitsina gabo ku muntu w'igitsina gore. Noneho by'akarusho akaba n'umwarimu wigisha muri kaminuza wagakwiye gutanga amasomo n'indero bifasha abanyeshuri yigisha. Nshuti bakunzi, mudasaba kubana natwe umunsi ku wundi. Hano wisanze ni Taifa Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe kugira tujye tubana umunsi ku wundi. Njye nitwa Eliza Taifa, nabashimiye cyane, Imana ibarinde.